Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaha umugisha. Yesu ashimwe bene data. Amazina yanjye nitwa Musabyimana Florien. Nkuko dusanzwe tuganira ijambo ry'Imana, tugiye kongera gusangira ijambo ry'Imana rifite umutwe w'amagambo uri mu isengesho Yesu yasenze yigisha abantu gusenga intumwa ze, riboneka muri Matayo ibice 6 umurongo wa 9 n'uwa 10. Tugiye kuganira ku gace kaho kavuga ngo ubwami bwawe buze. Dusome mu izina rya Yesu, tugiye kwifashisha imirongo itandukanye, noneho twumve icyo Yesu yari asabiye intumwa cyangwa se yari asabiye itorero. Matayo ibice 6 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 10 haravuga ngo, nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Amen. Reka dusome no mu gitabo cy'Abaroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 14 umurongo wa 17 wonyine. Uravuga ngo, kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa, ahubwo ni ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera. Reka dusoreze hano mu gitabo cya Mariko, ubutumwa bwiza Mariko yanditse ibice 4 umurongo wa 30. Dusome mu izina rya Yesu. Kandi aravuga ati: mbese ubwami bw'Imana twabugereranya n'iki, cyangwa twabusobanuza mugani ki? Bwagereranywa n'akabuto ka sinapi, kuko iyo gatewe mu butaka, nubwo ari gato, hanyuma y'imbuto zose zo mu isi, karakura kakaba igiti kinini, kikaruta imboga zose, kikagaba amashami manini, maze inyoni zo mu kirere zikarika ibyari mu gicucu cyacyo. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira ku cyo Yesu yari ashatse gusabira ababigishwa, cyangwa se icyo yari ababwiye bazajya basaba, icyo bazajya batura bari gusenga. Yarababwiye ngo, mu magambo yababwiye harimo irivuga ngo ubwami bwawe buze. Data wa twese, ubwami bwawe buze. Aha turibaza, ubu bwami yasabiraga intumwa ko zizasaba ko buza ni bwami ki? Bibiliya ijambo ry'Imana Mariko ahishurirwa, we yarabibonye, aravuga ngo ubwami bw'Imana bugereranywa n'akabuto. Ubwami bw'Imana bugereranywa n'imbuto ntoya mu bigaragara isuzuguritse izindi zose ziruta, ariko ngo ishobora gukura ikagera ubwo igira amashami menshi, noneho inyoni zose zo mu isi zikarikamo. Mu yandi magambo, ubwami bw'Imana ni ikintu abantu bashobora kuba bo batabona mu bigaragara, ariko iyo bacyakiriye gishobora gutwikira abantu bose, ntibanyagirwe, ntibumve izuba, ntibumve umuyaga, ntibumve ubushyuhe cyangwa ubukonje, bitewe n'uko bitwikiriye
igicucu cy'ubwami bw'Imana. Pawulo nawe abibona ukundi, aravuga ngo ubwami bw'Imana si ukurya, ubwami bw'Imana si imyambaro, kubera ko imyambaro yari ayifite n'ibirya bifite, ariko nta bwami bwaje muri we. None aravuga ngo ubwami bw'Imana ni ugukiranuka no kwera kwayo, we niko yabibonye. Rero turibaza ngo mwene data unyumva, wowe urabibona ute? Njyewe ndabibona ute? Yesu uyu mugambi afashe wo kwigisha abantu, agiye gusiga nk'intumwa bakabwiriza amahanga yose, akababwira ngo nimuzajya musenga mujye musaba ubwami bwanjye buze, ubwami bw'Imana buze. Ashatse kubabwira iki? Mu yandi magambo, aha yari ashatse kubabwira ko isi idashobora kubonekamo amahoro, udashobora kuyinyuramo ngo uyirangize, udashobora kuyihirwamo mu byo urimo byose, nta bwami bw'Imana bwamanutse. Ubwami bw'Imana rero bumanuka buje gukora irihe tandukaniro hagati y'ubwami busanzwe n'ubwami bugiye kuza bw'Imana? Icya mbere Mariko yaravuze ngo ubwami bw'Imana ni urubuto. Ubwami bw'Imana ni ikintu gikenewe, ariko kitari urubuto nk'imbuto dusanzwe tuzi. Ni urubuto abantu benshi babona rurutwa n'izindi mbuto, ruto cyane kurenza izindi, ariko ngo uko rutinda ahantu ngo rugaba amashami menshi, ngo inyoni zose zo mu isi zikarikamo, zikumva imbeho, amahumbezi aturuka muri ya mashami. Ubwami bw'Imana rero nicyo gisubizo. We yarashatse kuvuga ko nicyo kintu cyonyine ziriya nyoni yavugaga zigereranywa n'abantu. Amashami ni isi, ni ibi bihugu dutuyemo, imigabane itandukanye, ahantu hatandukanye, ariko ngo ubwami bw'Imana bwaje mu isi, umuntu wese aho ari aba ashobora kubona icyari, aba ashobora kubona aho kuba, aba ashobora kubona ibyo kurya, kandi nta mbeho nta zuba byamwica ari munsi y'ubwami bw'Imana. Pawulo rero abisoza avuga ngo ntabwo bugereranywa n'ibiryo, ngo nubona ibiryo uhita ubihuza n'ubwami. Oya, ahubwo ikimenyetso cy'umuntu utuye mu bwami bw'Imana ni uko nubwo yaba atuye mu nzira ifatanye n'indi birije imbere, we ngo akiranuka, akarangwa no gukiranuka, akarangwa n'amahoro, ngo niwe muntu uba utuye mu bwami bw'Imana. Mwene data rero muvandimwe unyumva, nari ndimo nsobanura kuri iri sengesho, turi kuganira kuri iri sengesho Yesu yabwiye abantu, yategetse intumwa zizajya zisenga. Ndimo nibaza nawe ngira ngo tuganire kuri ubu bwami yavugaga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Ubwo bwami yashaka kubabwira ko buza ni bwami ki? Bwazaga gukora iki? Umumaro w'ubwami no kubuhamagara buri munsi uko bwije n'uko bukeye, mu gitondo na nimugoroba tukabwira Imana ngo zana ubwami bwawe, ni ukugira ngo twugame, ni ukugira ngo tubone ubwihisho, kuko ni rwo rubuto rwonyine rushobora gutanga amashami abantu bose bakwihishamo. Imana itugirire neza. Reka dusenge Imana tuyisabe ngo ubwami bwawe buze. Mana urakoze, ndagushimye kubwira ijambo, uryohereze
hamwe n'abaryumva twese ridufashe kandi riduhindura ibyaremwe bishya, bitume duhora twifuza ubwami bwawe, kandi ubwami bwawe buze mu mitima yacu, ubwami bwawe buze mu miryango yacu, ubwami bwawe buze mu isi dutuyemo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.